Momani ni igikomangoma cy'umururumba kirusha Satani ububi. Niba utekereza ko Satani ari we uyobora ikuzimu wenyine, waribeshye. Hari ibindi bikomangoma 7 bifasha Satani kuyobora ikuzimu, bitanga amabwiriza ku yandi madayimoni. Mamani ni umwe muri bo. Mamani ni igikomangoma cy'imbaraga z'umwijima gikontorora kandi kikaba n'umubitsi w'ubutunzi bw'isi, imbaraga ndetse n'ubwamamare. Mamani yari marayika w'urumuri ndetse n'iterambere, yaramurikaga cyane, yakoraga mu mbaraga z'umucyo. Uyu Mamani niwe ufite imbaraga zo guteza ab'isi irari ry'iby'isi kurusha ubwami bw'ijuru. Atembera mu isi ashaka abo yashukisha ubwo butunzi, imbaraga ndetse n'ubwamamare, maze agakurikira imbaraga z'umwijima. Mamani uyu yibanze cyane mu nsengero. Mamani uyu niwe ugira uruhare kuba umuntu yasenga abami 2. Muri make ukaba uri mu byaha kandi ukaba unabwiriza ijambo ry'Imana. Mamani uyu niwe ubigiramo uruhare. Mamani uyu ese Bibiliya imuvugaho iki? Muri Matayo ibice 6 umurongo wa 24, ntawe uceza abami 2 kuko yakanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ntimukunde iby'isi. Mamoni uyu inshingano ze ni izo guteza abantu mururumba, kumva bakunze iby'isi kurusha iby'ijuru. Ikindi ni ugukorera abami 2, gukorera mu byaha warangiza ukihindura umukiranutsi. Ibi byose bibera mu mutima wawe. Menya kimwe ufashe, ukurikira imbaraga z'umucyo cyangwa se z'umwijima. Imana n'umwana wayo Yesu Kristo bakorera mu bwami bw'umucyo. Niba wemera gukurikira ubwami bw'umucyo, andika amena. Niba nta mutima mubi, liking iyi video. Niba ushaka gukurikira ibi biganiro umunsi ku munsi, kanda follow kuri iyi page. Fata telefone yawe ukande kuri subscribe, uzajya wumva ibi biganiro ku buryo burambuye. Ndabashimiye.